Imana ishimwe. Ngiyi indirimbo ku gitero cya gatatu iratubwiye ngo kandi umutima wuzuye urukundo, wuzuye kwizera nako n'amahoro menshi. Natwe dusabye Imana kugira ngo iduhe umutima wuzuye urukundo, tugire urukundo hagati muri twebwe ndetse no mu bandi tubana ahandi hagiye hatandukanye, abo dukorana, mu bo twirirwana nabo. Uyu munsi ijambo nari nateguye turi buganireho ni ijambo dusanga mu gitabo cy'Imigani ibice 6, ariko turagira n'undi umwe nawe uza kutwigisha ijambo, nagirwa ijambo rimwe. Amagambo y'Imana ngo ni ubuhanuzi butavangiye, tuze kubyumva kandi tubyumvire. Tugiye gusoma guhera ku bice 6 umurongo wa 16. Ijambo tugiye kwigaho, tugiye kureba ibintu Imana yanga urunuka. Ubwo ni ibintu cyangwa tuvuge ibyaha Imana yanga urunuka ndetse bimubera ikizira. Ni ibyaha 7 cyangwa 6 Imana yanga urunuka imbere yayo, ibibona nyine ibyanga urunuka pe. Ubwo Imana yashatse yuko uyu munsi tuza kongera kubirebaho, wenda twari dusanzwe tubizi ndetse tubisomerwa kenshi, ndetse hari n'igihe ari n'ubwa mbere waba ugiye kubyumva. Icya mbere ni uko tubyumva tukabyumvira, ndetse twamara kubireba iby'Imana yanga ndetse tukabyirinda no kubikora. Uburyo ndi bubisomemo, hari ayandi magambo, hari ibindi bitabo tugenda dusomaho kugira ngo tubashe kuza kubisobanukirwa neza. Buri kintu tuza kureba no mu kindi gitabo icyo kibivugaho, ko muri iyi Bibiliya harimo ibitabo byinshi kandi bigenda byunganirana. Umurongo wa 16 aratubwiye ngo hariho ibintu 6 ndetse 7 Uwiteka yanga bimubera ikizira. Ni ibi: icya mbere, amaso y'ubwibone; icya kabiri, ururimi rubeshya; icya gatatu, amaboko avusha amaraso y'utariho urubanza; icya kane, umutima ugambirira ibibi; icya gatanu, amaguru yihutira kugira urugomo; icya gatandatu, umugabo w'indarikwa uvuga ibinyoma; icya karindwi, ndetse n'uteranya abavandimwe. Uwiteka Imana idufashe cyane kumva ibi bintu yanga urunuka. Ubwo icyo tugiye kubiganiraho, tugiye guhera ku cya mbere tuza tureba mu kindi gitabo kugira ngo tubashe kubisobanukirwa. Abafite Bibiliya muzajya mumfasha, nzajya mbabwira aho muri bunsomere hunganira. Ngo tugiye guhera ku cya mbere, amaso y'ubwibone. Agira undebera n'ubundi aho mu Migani ibice 16 ku murongo wa 18. Turebe amaso y'ubwibone ikindi gitabo icyo kibivugaho. Dusomere, turihuta kugira ngo ducunguze uburumwete. Ukwibona kubanziriza kurimbuka, kandi umutima wirarira ubanziriza kugwa. Ntushaka kurekeraho ngo kwibona nicyo iki kintu Uwiteka yanga urunuka, ubwibone. Kwibona bibanziriza kugwa, kurimbuka no kugwa byose. Iyo n'ubundi wasengaga ugatangira kuzana ibintu byo kwibona ku bandi, kwibona nyine murabyumva icyo bishatse kuvuga. Ubu uri kwerekeza kurimbuka. Umutima wirarira ubanziriza kugwa. Icyo Uwiteka yari ari kutubwira ni uko tureka ubwibone. Icya kabiri, reka kuri iki cya mbere tubanze turebe no muri Luka naho ukuntu hashatse kutubwira. Muri Luka ibice 18, tukiri ku bwibone. Luka 18 uko hatubwira.
dusomere ibice 18 umurongo wa 14. haravuga ngo ndababwira yuko uwo muntu yamanutse agiwe ari we utsindishirijwe kuruta wa wundi, kuko uwishyira hejuru azacishwa bugufi, ariko uwicisha bugufi azacirwa hejuru. ujya kwishyira hejuru ari ukubera ubwibone wagize. Aho ngaho hejuru yaho ni ahantu hari abantu babiri. Umwe yasabye imbabazi, yari ari gusenga asaba Imana imbabazi. Imana, ndagushimira ko njyewe ntameze nk'uriya muntu. Ubwo yari yishyize hejuru. Ubundi arasenga abwira Imana ngo Mana, ndi umunyabyaha umbabarire. Uwo nguwo yicishije bugufi. Urumva ngo wa mbere yazanye mu bwibone muri we, asaba Imana imbabazi avuga ngo Mana, ndagushimira ko ntameze nk'uriya. Ubwo ni ubwibone. Ibyo nabyo ni ibintu Uwiteka adashaka hagati muri twebwe. Ubwo tugomba guca bugufi tukamera nk'uwo nguwo waciye bugufi, agasaba Uwiteka Imana imbabazi ngo Mana umbabarire kuko ndi umunyabyaha. Uwo nguwo Imana niwe yabonye nk'intungane kurusha wa wundi wa mbere. Dukurikizeho icya kabiri kivuga ngo ururimi rubeshya. Ururimi rubeshya, kubeshyera mugenzi wawe, kubeshyera inshuti yawe. Ururimi rubeshya nawe reka turebe muri Yohana 8 twumve icyo naho hatubwiye. Umwe naturebere muri Yohana 8 umurongo wa 44, undi arebe muri Matayo. Umwe narebe muri Matayo 12 ibice 34 kugira tujye twihuta. Ubwo wowe wageze muri Yohana 8:44 hadusomeye. Turi kureba icya kabiri kivuga ngo ururimi rubeshya. Mukomoka kuri so Satani, kandi ibyo so ararikira nibyo namwe mushaka gukora. Uwo yahereye kera kose ari umwicanyi, kandi ntiyahagaze mu by'ukuri kuko ukuri kutari muri we. Nuvuga ibinyoma aravuga ibye ubwe, kuko ari umunyabinyoma kandi ni se w'ibinyoma. Ururimi rubeshya. Urumva aho ngaho naho icyo gitabo kibashije kudusobanurira neza. Umuntu ubeshya ibinyoma byose ngo se wiwe bari Satani, ngo se ni Satani. Twirinde rero ururimi rubeshya, ururimi ruvuga ibinyoma kuri mugenzi wawe, ukabeshyera mugenzi wawe wenda ufite icyo ushaka kugeraho. Imana itweze, nacyo ari ikintu yashakaga kutubwira ku rurimi rubeshya. Wageze muri Matayo nadusomere ibice 12 ku murongo wa 34, naho turacyari ngo ku rurimi rubeshya. Mwabana b'incira mwe, mwabasha mute kuvuga amagambo meza muri babi? Ibyuzuye mu mutima ibyo akanwa kavuga. Abana b'incira. Amen. Ijambo riratubwiye ngo mwabana b'incira mwe, mwabashute. Mwabashute. Ibyo ni Bibiliya n'ijambo ry'Imana nicyo riri kutubwira. Mwabana b'incira mwe. Ubwo ngo twabashute kuvuga amagambo meza kandi muri twebwe turi babi, kubera rwa rurimi rubeshya ruri muri twebwe. Iryo ni ijambo ry'Imana nicyo ritubwiye. Tugiye kureba icya gatatu kivuga ngo amaboko avusha amaraso y'utariho urubanza. Dusomere muri Matayo ibice 5 umurongo wa 31. Undi arebe muri Yohana wa mbere. Bamwe b'inyuma Yohana wa mbere. Utwo amagambo kuri 31 uravuga ngo ntukawukane. Matayo 25 umurongo wa 21. Yewe. Wageze ibice 5 umurongo wa 21 hadusomera. 21. Ubwo baraba bakica. Numvise ko abakera babwiwe ngo ntukice. Uwica akwiriye guhanwa n'abacamanza.
ngo subiramo hatubwiye Numvise ko abakera babwiwe ngo ntukice, uwica akwiriye guhanwa n'abacamanza. gusomaho no gukurikiraho. Ariko njyeweho ndababwira yuko umuntu wese urakarira mwene se akwiriye guhanwa n'abacamanza. Uzatuka mwene se ati wa mpfu akwiriye guhanirwa mu rukiko. Uzabwira mwene se ati wa gicucu we akwiriye gushyirwa mu muriro w'igehinomu. urumva wowe atari umwicanyi, yewe nawe ni umwicanyi. Igicucu ni kibi kurusha kwica. ubwo nawe ni umwicanyi, amaboko avusha amaraso y'utariho urubanza. Ezekiyeli 7:3. Noneho amaherezo akugezeho, ngiye kuguteza uburakari bwanjye, ngucire urubanza ruhwanye n'imigenzereze yawe, kandi nzakugaruraho ibizira byawe byose. Mana ntitubabarire ni ukuri. Ijisho ryanjye ntirizakureba neza, kandi sinzakugirira irambe, ahubwo nzakugaruraho ibihwanye n'imigenzereze yawe, kandi ibizira byawe bizakubonekaho. Muzamenya yuko ari ndi Uwiteka. Uko niko Umwami Uwiteka avuga ati, ikibi kimwe gusa dore kiraje, iherezo rirageze, amaherezo araje. Biragukangukiye, dore biragusohoreye. Igihano cyawe kikugezeho, wa muturage wo mu gihugu we. Igihe kirasohoye, umunsi uri hafi, umunsi w'imivurungano mu misozi, si uwo kuvuzwamo impundu. 8. Noneho ngiye kugusukaho umujinya wanjye, ngusohozeho uburakari bwanjye, kandi ngucire urubanza ruhwanye n'imigenzereze yawe, nkugarureho ibihwanye n'ibizira byawe byose. Ijisho ryanjye ntirizakureba neza, kandi sinzakugirira ibambe, ahubwo nzakugaruraho ibihwanye n'imigenzereze yawe, kandi ibizira byawe bizakubonekaho. Muzamenya yuko njye Uwiteka ari njye uhana. 10. Dore wa munsi nguyu uraje, igihano cyawe kirasohoye, inkoni iragushibukiye, ubwibone bukumezeho. Mana we, ibyo bintu siko bikaze. Imana twese, Imana itubabarire, duce bugufi. Niyo mpamvu dukwiye gusenga rero, kugira ngo ibyo bintu bitadusohoraho. Yohana wa mbere 3:15 wagezeyo. 15 avuga ngo umuntu wese wanga mwene se ni umwicanyi, kandi muzi yuko ari nta mwicanyi ufite ubugingo buhoraho muri we. Nimba unyanga uri umwicanyi, kandi nanjye nimba ngwanga ndi umwicanyi. Birumvikana. Dukomeze, tugiye kureba ngo ikindi Uwiteka Mana twasanze yanga, umutima ugambirira ibibi. Umutima ugambirira ibibi. Reka turebe Imigani 4:23 haratubwiye ngo, rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa, kuko ariho iby'ubugingo bukomoka. Imitima yacu ireke kugambirira ibibi, kuko niho iby'ubugingo bikomoka. Turinde imitima yacu nyine kurusha ibindi byose birindwa. Bya bintu byose wari utunze wirirwa urinda uvuga ngo reka mbirinde batazabyiba cyangwa bitazagenda nkabibura, ibyo ngibyo nta gaciro bifite. Ahubwo turinde imitima yacu. Reka turebeho kuriringo kurinda umutima ugambirira ibibi. Turebe mu Bakorinto ba mbere 15:33, naho twumveho duhite tujya ahandi. Bakorinto ba mbere 15:33, twumve naho icyo hatubwiye. Ntimuyobe kwifatanya n'ababi, ko ntako ingeso nziza. Ntimuyobe kwifatanya n'ababi, ko
konona ingeso nziza. konona. Aho ushaka mu marere. Tureke konona, reka turekere aho kugira ngo dukomeze, twirinde konona. Imana ishimwe. Tugiye kureba icya gatanu, kiratubwiye ngo amaguru yihutira kugira urugomo. Hatubwiye amaguru yihutira kugira urugomo. Dusome amaboko oya amaboko gusa amaguru yihutira kugira urugomo. Reka turebe Abaroma ibice 13 umurongo wa 13 twumve icyo havuze. 13. Tugendane ingeso nziza nk'abagenda mu mucyo, tutagira ibiganiro bibi, tudasinda, tudasambana, tudakora iby'isoni, tudatongana kandi tutagira ishyari. Amen. Icyo ngicyo se tuba tugenda tubijyamo nyine. Amaguru yihutira kugira urugomo. Ubwo ni ibibi nyine. Ibyo bibi byose ngo tubyirinde. Uwiteka ari kugira ngo ibyo ngibyo byose tubyirinde, twirinde nyine amaguru yihutira kugira urugomo. Icya gatandatu, umugabo w'indarikwa uvuga ibinyoma. Dusomere muri Petero, igitabo cya mbere cya Petero. Petero wa mbere ibice 4 umurongo wa 8 twumve icyo hatubwiye. Ibice 4 umurongo wa 8 twumve icyo hatubwiye ku mugabo w'indarikwa uvuga ibinyoma. Ariko ikiruta byose mukundana urukundo rwinshi, kuko urukundo rutwikira ibyaha byinshi. Amen. Dukundane urukundo rwinshi. Indarikwa nyine ubwo tubisangamo, ariko ntabwo gusa ntacyo ubwo nyine ubwo ni umuntu ubwo aho ngaho tuzajya tugenda tubisobanukira bitewe n'ijambo rihise rikurikiraho dusoma ngo twirinde. Avuze urukundo rutwikira ibyaha byinshi. Tugire urukundo kuko urukundo byose mukundane urukundo rwinshi. Dukundane. Hari ibintu byinshi rutwikira. Ahantu henshi turi kugenda dusoma turi kugenda dusangamo ijambo cyane cyane urukundo. Sinzi impamvu. Unuteranya abavandimwe. Imigani. Jya mu migani. Dusomere mu migani ibice 18 umurongo wa 21. Twumve icyo hatubwiye ku umuntu uteranya abavandimwe, ukuntu Uwiteka Imana imwanga. Ururimi nirwo rwica kandi nirwo rukiza, abarukunda bazatungwa n'icyo ruzana. Si byumvikana? Ururimi nirwo rwica kandi nirwo rwica, abarukunda bazatungwa n'icyo ruvuga, kugira ngo kubera ko ururimi nirwo ukoresha uri kubeshyera abavandimwe. bakubwiza ururimi ntibagukubita bikananira. Ururimi ni rubi, rurarema we, rurica kandi rugakiza. Siko ritubwiye ijambo. Twirinde nyine guteranya. Ubwo ni uguteranya abavandimwe, guteranya bene zo, guteranya abantu bose, abandi bantu bose tubana. Tugiye kureba no muri Matayo ibice 12 umurongo wa 25 twumve icyo hatubwiye. 12:25 aravuga ngo amenye ibyo bibwira, arabibabwira ati ubwami bwose iyo bwigabanyije ubwabwo burarimbuka, n'umudugudu wose cyangwa inzu yose iyo byigabanyije ubwabyo ntibigumaho. None se Satani yirukana Satani ko aba yigabanyije ubwe, ubwami bwe buzagumaho bute? Nanjye niba ari Belizebuli umpa kwirukana abadayimoni, abana banyu ninde ubaha kubirukana?
nicyo gituma ari bo babicira urubanza, babacira urubanza. kijyanye n'iyo Batubwiye ngo ngamenye ibyo bibwira, arababwira ati ubwami bwose iyo iryo jambo ahantu rihurira bwigabanyije ubwabyo burarimbuka. nyine ubundi ubwami bwigabanyijemo ubwabo burarimbuka, kandi turi ku ijambo rivuga ngo umuntu uteranya abavandimwe nabyo Uwiteka arabyanga. none zo ngewe nyine nshobora kuza nkasanga Shema nkamubwira ati bebe uramuzi, urumva ngiye kwisenya ubwanjye kandi ngiye no guteranya umuvandimwe. rero ubwami bwanjye ngiye kubusenya nsenya n'ubw'abandi, kandi nimba ndi kubikora gutyo ntabwo buzagumaho, buzarimbuka kuko ndi kwisenya, ndi guteranya umuvandimwe kuri umuvandimwe mugenzi wanjye. ubwo urumva ni ibintu biri byaba hagati y'abantu bafite ikintu bahuriyeho. birumvikana nk'urugero mubwira Fiyete ati bebe uramuzi, ubwo urumva ngiye guteranya umuvandimwe kandi nanjye singiye kwisiga, nditeranya mbese ngiye kwisenya, kandi batubwiye ko ubwami bwisenya ni burya bubaho burarimbuka. ubwo bivuze ko nubwo ndi kubikora byose nanjye nzabibonamo tuzarimbuka, nawe buzarimbuka. Imana ishimwe. Aya ni amagambo Uwiteka Imana yashakaga ko twongera kumva yanditse muri iki gitabo, kugira ngo twumve ibintu Uwiteka yanga bimubera ikizira, abona hagati y'abantu bikamubera ikizira, akumva nyine Uwiteka Imana ikicuza icyatumye irema umuntu. ubundi hari ibintu Uwiteka Imana ireba hagati muri twebwe, hagati mu bantu, bigatuma yicuza icyatumye irema umuntu. niyo mpamvu rero iyo dufashe ibihe byo gusenga, ibyo bintu Uwiteka areba gutya, biba bidusaba ngo dusenge cyane kugira ngo Uwiteka Imana ibyo bintu ibiturinde, iduhe imbaraga zo kubyirinda kugira ngo dutandukane nabyo ntibigaragare hagati muri twebwe. Ibi bintu ni ibintu tugomba gukura hagati muri twebwe kugira ngo ntibizajye bikomeza kugaragaramo. ndakeka twabyumvishe. Byavuze ngo amaso y'ubwibone, ururimi rubeshya, amaboko avusha amaraso y'utariho urubanza, umutima ugambirira ibibi, amaguru yihutira kugira urugomo, umugabo w'indarikwa uvuga ibinyoma n'uteranya abavandimwe. Ibi ni ibintu tugomba kwirinda hagati muri twebwe kugira ngo tubone wa mwuka wera dushaka hagati muri twe, kugira ngo tubone rwa rukundo dushaka ku Mana, twuzuzemo tugire urukundo hagati muri twebwe. Nitumara kugira urukundo hagati muri twebwe rero ikizakurikiraho ni uko tuzagira n'urukundo mu bandi bose tugenda tubana bo hanze batari abo muri hagati muri twe, tuvuga abo twirirwana, abo dukorana, abo dusabana umunsi ku munsi. Nitumara kugira urukundo hagati muri twe nibwo tuzagenda tugire n'urukundo mu bandi. kuko se nzagenda njye kugira urukundo, ngirire urukundo abo hanze bandi, ngewe abo hagati muri twebwe tuvukana nta rukundo rurimo, ibyo bizaba bimaze iki? kuko n'ijambo ry'Imana riratubwira ngo kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. ntago ryavuze ngo kunda, ntago ryavuze ibindi binyuranye n'ibyo, ahubwo byavuze ngo kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. urumva ubanza kwikunda kugira ngo ubone gukunda undi, ntago wabanza gukunda undi ngo wikunde nyuma. ibyo nabyo ntago ariko ijambo ry'Imana ribivuga. kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. tubanze dukundane hagati muri twebwe, niturangiza tujye gukunda n'abandi bo hanze. Uwiteka Imana duhane umugisha kubwira ijambo, kandi Imana ishimwe kuko tubashije kuryumva, kandi tuzajya dukora uko dushoboye, dusaba Imana imbaraga, kuko ntitwabyishoboza. Imana itwambike imbaraga tubishobore mu izina rya Yesu, amen. Dusengere rero. Shimwe Kristo. Teka Mana, turi kumva ijambo ryawe, duteguriye kumva uyu munsi. Iteka Mana turaryumvishe, kandi Uwiteka Mana twambike imbaraga kuryumva no kuryumvira no kurikurikiza. Uwiteka Mana, twebwe turi abana b'abantu ntitwabyishoboza, niyo mpamvu dusabye Uwiteka Mana ngo bidushoboze mu izina rya Yesu.
dushoboze tubashe gushobora ibi bintu Uwiteka Mana, kuko ngo ni ibintu bikubera ikizira. Iyo urebye hagati muri twe ukabona bituriho Uwiteka Mana, twicuza icyatumye urema umuntu. Niyo mpamvu Uwiteka Mana dukeneye imbaraga ngo tubashe kunesha, kuko muri uru rugendo umwanzi Satani nawe ari kutugenda noneho ashaka ko Uwiteka Mana twacogora tukakuvaho, ashaka ko twakora ibinyuranye n'ibyo ushaka Uwiteka Mana, kugira ngo tugaragare nabi imbere yawe. Niyo mpamvu dusabye imbaraga, dusabye umwuka wera ngo azaganze ku buzima bwacu, azaganze mu mibereho yacu Uwiteka Mana. Kandi Uwiteka Mana twizeye yuko ari wowe ubishoboye, twizeye ko biri mu bushobozi bwawe. Rero nuturwanire n'udushoboze, mu izina rya Yesu Kristo Mwami n'umucunguzi wacu, amen. Imana ishimwe. Ijambo niryo ntangiriro y'uyu mwanya wacu tubashe kumva. Akenshi n'andi yose tuzajya twumva, harimo ibyo tuzajya tugenda dusanga muri iri jambo bigiye bigaruka, kuko hari ibintu usoma muri Bibiliya ukazajya ugenda usoma ibindi bitabo byose, ukazajya ugenda ubyisangamo, ukagenda ubisangamo. Nimba tubisanze mu gitabo cy'imigani, ukazabisanga muri Matayo, ukazabisanga muri Luka, muri Ezekiyeli, mu Itangiriro, ukagenda usanga ibyo bintu bigiye bigaruka.